Muraho neza. Ese waba udukurikirana warabuze za nzu nziza ziba zikomeye zubatswe na ba nyirazo bashaka kwituriramo ariko bashaka kuzigurisha atari za zindi bubaka bagurisha? Nayikuzaniye ngiyi, iyi kadasiteri nziza, n'urugo rwiza. Murabona ko rurimo n'ihema mubirebe hejuru. Ni inzu yayo yabagamo, ariko buriya umuntu hari igihe agira akabazo cyangwa yiyimutse cyangwa nakenye kwikenuza. Iyi nzu twayizanye, iri hano mu Kagarama. Iri mu Kagarama hano ku Muyange, iri ku giciro cya miliyoni 170 z'imi biganiro bikeya. Ni inzu rero ntukangwe n'aka gataka duhagazeho. Kaburimbo iri harankari n'amadoka iri hindukiza kamera banyeretse karitsiye. Ubona ko ari karitsiye nziza cyane, kandi nahangaha ejo cyangwa umusibe ejo kaburimbo yabagezemo. Hindukiza kamera ubanyerekere aha hose, urabona ko ari inzu nziza iryoheye ijisho. Nabijeje ko ahandi hantu wabona ibikorwa byiza nk'ibi usibye muri Kigali Bandiseri. Nge tuvugana rero ndi Moses, nkaba ndi na CEO w'iyo company. Nta handi hantu wabona ibikorwa nk'ibyo byiza, ntihazagire real estate nimwe kuyobya. Reka dukomezanye turebemo imbere ubwiza bwayo. Ngira ngo murabona yuko twinjiye muri compound nziza cyane. Ni inzu nimba nkubwiye ngo ni inzu yabagamo nyirayo urahita ubyibonera. Iyi jaride imeze gutya ntago ziranzo cyashya ziba zifite. Ngira ngo urabona abaturanyi hariya kuri etage ukuntu ubuturanye n'ahantu utakikanga abamabandi, n'ahantu nyine uri stable, utura ukumva umeze neza. Iyi jaride wayibonye yicayemo cyangwa uri kumwe n'abawe gutya uri muri ino jaride, ukuntu byaba ari ibintu byiza. Tubazaniye rero imari nk'iyi ngiyi. Ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikagira next, ikaba ifite parking ya Kacyiru, imodoka nyendaje naho ncishe mu mbibereke, ndetse ikagira n'iri hema ryiza cyane. Ariko inzu ni nziza ubwayo. Reka mbereke parking yayo. Cyana amatara mwa umfate vayo hagaye hano. Ngira ngo rero murabona ko ya parking yacu tuyigezemo. Ni parking ngira ngo banyubikira kamera kwa nyecyo uyu mwanya. Parking ya Kacyiru imodoka 3. Urabona ko uyu mwanya ubona hajyamo imodoka imwe. Tukaba dufitemo hano kuri kamera ngira ngo murabibona, yubure kamera bereke. Ngaha dufite iburyo bwanye imodoka imwe nahe yindi. Urumva ko dufite compound ihagije. Nimba dufite umwanya w'imodoka 3 tukajya na jaride naberetse, urumva ko inzu yacu ibintu byose ni sawa. Ibyumba byayo byo ndabigutuye, ni ibyumba binini kandi bihagije. Inzu zarabuze hano mu Kagarama, izi nyinshi zigeze kuri miliyoni 200, ariko iyi ngiyi tuyoheje 170 yubakisha amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, amarangi meza, amafinisage meza. Nitugeramo imbere murabibona. Reka dutambagirane tujyanemo imbere murebe. Twakomeje rero gutambagirana inzu yacu utarinjiramo imbere. Tuhasanga akabaraza keza cyane. Bigira imbere ubanyerekere kano kabaraza keza kari kuri chambre principale, ku buryo ushobora kukicaramo rwose. Urabona ko kugaragiye n'uturahure twiza cyane. Wicayemo ahangaha uba umeze neza. Dukomezanye kameramani, ukomeze unkurikire rwose tubereke buri kantu ko. Kandi iyo tugeze hano mu rubaraza tuhasanga urubaraza rwiza cyane, ruteye ubwuzu. Ni urubaraza ruryoshye kujisha. Igihe hano wanyerekeye finisage nziza y'utu tubuye, urabona ko inzu yacu nta kintu ibaye pe. Iyi nzu tuganire, iyi nzu nyirayo yashaka kuyituramo, ariko yagize akabazo cyangwa se kwimuka, aravuga ati kirira ku isoko nkanjye Kigali Bandiseri. Ndabibutsa ko ushaka kuba utagura iyi nzu, ariko ushaka kubona nimero yanjye muri screen yawe ukampamagara nawe ufite inzu ushaka kugurisha cyangwa ubutaka cyangwa gukodesha, nkagufasha nk'uko uyu nguyu aba yampamagaye. Reka dukomezanye hano ubanyerekere nanone iyi finisage ikoze ahangaha. Ngira ngo ni ibintu biboneka gakeya, ni ibintu byiza cyane murabibona kuri kamera yanyu, ni ibintu bisa neza muri rusange. Reka no gutinda, ariko tugeze hano duhura n'urugi rwiza cyane rutanga umucyo mu nzu. Ni rugari rusanganya urubaraza rwose, ubona ko ari urugi rwiza cyane. So reka no kubatindira dukomezanye mu nzu murebe ukuntu hameze. Nkuko nabasezeranyije rero, urabona twinjiye muri salon nziza cyane ifite parafo ya gypsum, ikaba ifite ya makaro meza cyane atanyerera cyangwa se ngacuye. Ariko ikiruta byose murabona ko ifite ya marangi bita stone finisher, amwe meza cyane ngira ngo maze kuyamenyera. Hariya ni TV stand, ngira ngo murabibona ko ari televiziyo yari iriho, ngira ngo biragaragara. Ni inzu nziza rero, nka salo yayo mu by'ukuri munabibona ko kuri kamera ari salo yisanzuye. Mu by'ukuri kubona salo ingana gutya, sala amanje iri ku ruhande, biba ari ibintu byiza cyane uko salo ubwayo ibihagije. Turakomezanya rero, ubu tuvugana murabona kuri kamera yanyu twinjiye muri sala amanje nziza cyane ngari, nayo yisanzuye. Nicyo kintu ihuriyeho na salo. Wenda ufite sala amanje ingana gutya
ukaba wagira na ya salon maze kubereka mu kanya. Mu by'ukuri inzu yawe iba itubutse, gusa nibwo bakivamo hari utuntu tw'udusuku bakirimo gukoramo, muraza kubyihangana, ariko ni ibintu byiza cyane. Inzu y'ubwayo ukiyibona uhita ubona ko ari inzu nziza. Rero nk'utu tudezayini twiza turimo aha ngaha, mu by'ukuri inzu ni sawa. Turava muri salamanje. Muramaze kumenyera ko salamanje bituranye n'igikoni, ni mugenzi wacyo, ngira ngo murabyibonera ko n'ubundi ibikoresho byari birimo. Iki ni igikoni cyiza cyane umuntu wese wagura inzu yakifuza gutekeramo aha ngaha, cyangwa se yaba ari umupanga. Iyi nzu waba ukoresha banke cyangwa se uri buze ukishyura na kashi, nabyo byiza, iyi nzu wayegukana. Gusa byose tubigufashamo nyine. Ngira ngo urabona ko umwanya wa firigo iyi ni washing machine, ngira ngo murayibona. Aha ngaha hakaba firigo nziza cyane nini. Mu by'ukuri inzu yacu iratubutse kandi irubakitse. Tuvugishe rero, mu by'ukuri utaza gutinda ugasanga iyi nzu bayigutwaye. Reka dukomezanye mu cyumba cya mbere kiri hano, nacyo dusanga aha ngaha cy'abashyitsi, cyiza cyane. Urabona ko izi nzugi zose ari muvura, buri kantu kose ku kandi. Reba icyumba cy'abashyitsi, mu by'ukuri undebere iyi shawa irimo ahantu ho kogera, cya kirahure nyine. Urabona ko ari tuwarete nini kandi yisanzuye. Twahindukiza kamera tugasanga hano icyumba kigari cyiza cyane, ngira ngo murabona kuri kamera icyumba kingana gutya, kandi kirimo na garderobe. Izi garderobe ni nziza cyane nazo ubwazo. Gura iyi nzu nyamuneka, utaza ugasigara usiganuza. Mu by'ukuri inzu bamaze kuyigutwara. Ndakumenyesha ko iyi nzu ubwayo uramutse uyiguze wayikodesha miliyoni. Ibyo ndabikwijeje. Hano mu Kagarama kadasiteri ziba ziri ku giciro cya miliyoni. Reka dukomezanye mu bindi byumba. Tukinjira aha ngaha rero, ngira ngo n'ibya bindi nababwiraga, buri inzu yubatswe nyirayo ashaka kuyibamo biba bitandukanye nabo bakabagurisha. Urabona ahantu hose yagiye ashyiramo inzugi za muvura. Mu by'ukuri uyu muryango uratujyana utugeze mu kindi cyumba. Hano twakwita ko ari icyumba cy'abana, ariko uze kwihangana. Mu by'ukuri ntugende iyi video utayirangije, ugiye utarebye ibi byumba bingana gutyo ushobora kwibeshya ko ari master room, waba umpemukiye. Iki ni icyumba cya kabiri. Ndagira ngo mpite mbageza ku kindi cyumba cya gatatu, nacyo kinini, nacyo ni iby'abana. Ibi byumba ubundi ibi ni iby'umuryango ko byegeranye na master bedroom. Urabona ko ibintu byacu biba biteguye. Buriya kugura inzu umuntu yiberagamo nta bindi, ni ukuza nawe tushyiramo ibikoresho. Dushe dusanga aha nayo ubwayo wagira ngo niyo muri chambre principale, ariko siko biri. Iyi ni dushe y'abana ndetse isavinga bya byumba bibiri maze kubereka. Turava aha ngaha twinjirana muri master bedroom nziza cyane. Ngira ngo umuntu wese uri aha ngaha ahita abibona ko tugeze muri master bedroom. Urabona iyi lavabo yonyine ukuntu ari nziza, ukabona ibirahure birimo, ukareba buri kantu ku kandi. This is master bedroom. Urabona ko aha ni handi bogera. Iyi ni shawa nziza cyane. Murabona ko ibintu byacu biba biteguye akantu ku kandi. Reba urwo rugi ukuntu rukoze neza. Mu by'ukuri ntabwo mbatindira, twinjirane noneho mu cyumba cy'umuryango. Iki gitanda kirimo ni 2x2, ariko mu ndebere umwanya wose usaguka. Murabibona ni inzu nini ngari, kandi harimo na garderobe. Inzu yacu ni nziza. Iyo nimero yacu ubona iri muri screen yawe, iri kuri WhatsApp ndetse ikaba no kuri waduhamagara nako tukagufasha kugeza kuri iyi property ukigurira. Gusura n'ubuntu, ahasigaye tukavugana komisiyo. Waba utanga kashi, waba utanga banki, byose ngewe nzabigufashamo. Nicyo niyemeje nkanjye muri Kigali Band Sale. Turabakunda, mugomeze mubane natwe, kandi nyamuneka ugende ukoze subscribe kugira ngo tubane tuzamurane, kugira ngo ibintu bigende neza. So murakoze, amahoro y'Imana agomeze abane namwe. Imana ibahe umugisha.